menshi mbegu kunagira neza mbuza mazina namwita. Haleluya, haleluya. Bishop Imana iguhe umugisha. Hanyuma topic mwavuze ni ijambo ry'Abefeso, Efeso 6:12. Ariko igitabo kukivugaho, iki gitabo kukivugaho mwe mwazanya amakaramu n'amakayi, kuko ni igitabo cyiza kiba muri Bibiliya cyane. Niyo hantu Paulo yakoze umurimo ufite ubudasi. Paulo yanditse inzandiko nyinshi, yanditse Abaroma, yandika Abikorino, yandika rwa mbere rw'Abikorino, rwa kabiri rw'Abikorino, yandika Abefeso, yandika Abafilipi, yandika Abakorosayi. Ariko ndagira nkubwire ngo igitabo cyiza Paulo yanditse ni igitabo cyitwa igitabo cy'Abefeso. Nicyo kirimo avuga ngo nuko ntago turwana n'abantu bafite inyama n'amaraso, ngo ahubwo turwana n'imyuka yo mu kirere y'ahantu. Yesu ashimwe cyane. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Abefeso ibice 6 ku murongo wa 12 yaranditswe ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri akitso, ahubwo dukirana n'abatwara. Icyambere abatwara, abona dukirana nabo nagara de principauté, de prince, ibikomangoma. Abadayimoni bafashe umugisha wawe ntago ari abantu barejareja, ni ibikomangoma. Igikomangoma rero kiba gifite ingabo cyohereza. Igikomangoma kiraderega, igikomangoma kiratege, ntago kirwana cyo, hari abantu kiguteza. Cyambere turwana, dukirana n'abatwara n'abafite ubushobozi n'abategeka bisi. The rules of this world, the rules. Hari imiryango 33 itegeka isi. My goodness, my goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Iyi miryango 33 nigena kwifaranga rizamuka cyangwa rigata agaciro. Iyi miryango 33 nigena kw'icyorezo kibaho cyangwa ikagikuraho. Iyi miryango 33 ni teza intambara cyangwa igateza inzara. Urumva abantu turwana nabo n'abatware b'iyisi. Aba nabavuga rikijya, bashobora kuvuga ngo igihugu runaka turashaka ko kirangira burundu burundu burundu, kikarangira. Nifuza ko tuza gufata icyifuzo kivuga ngo dusenge ariko dufite Yesu watsinze abo bose. Haleluya. Dufite Yesu wagize gute? Watsinze abo bose. Yatsinze abo batwara, atsinda abategeka bisi, atsinda urupfu, atsinda na kuzimu. Mukomere Imana amashyi cyane. N'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. N'ibindi bintu by'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome mu byahishuwe kugira ngo twumve neza igitabo cy'Abefeso, kuko utaramutse utavuze neza igitabo cy'Abefeso wabwiriye n'aba bantu baje guterana uyu munsi kugira ngo bumve ibintu barwana nabyo. Igitabo cy'Abefeso ibice byaho ngira ngo ni 2. Ibyahishuwe urakoze cyane, ibice byaho 2. Hanyuma dusome itorero ry'Abefeso ko ryari rimeze, uko utaribwirijeho imyitwarire yaryo ugaduka gusa wabusiza abantu mu kirere. Haravuze ngo urwandikire Efeso, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso. Mwabonye rero? Wandikire marayika wo mu itorero ryahe? Wandikire marayika w'itorero rya Nyamirambo hehe muri Shiro. Yesu ashimwe cyane. Ngufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, uwo ninde uzifashe? Ni Yesu ufashe izo nyenyeri. Yesu ashimwe cyane. 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza. Uwo ni Yesu ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga ati aya magambo: z'imirimo yawe Shiro we la mala calibre distance salivare belle cra distance. Aravuze ngo z'imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyengeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo,
ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Shiro, ikintu Imana ibagaya ni zil, n'urukundo rwa mbere mwari mufite rwo kwitabira amateraniro, mwari mufite rwo kuzana abantu mu nzu y'Imana, mwari mufite rwo kwemvoka abantu, mwari mufite rwo gukonvoka abantu, mwari mufite rwo gutumira abantu. Ukumva kwa kane si uzabona hageze, ukumva dimanche si uzabona hageze. Iri torero ryari ryubakitse ku ntumwa n'abahanuzi. Iri ni torero Paulo amaze kuva mu Bikorino yagiye kubaka itorero muri Efeso. Efeso iri hehe uyu munsi? Efeso iri muri Turkiya. Uyu munsi Efeso ni agace kari muri Turkiya kegereye ku nkombe y'amazi. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo abana b'iki gihe cyangwa se iminsi y'iki gihe ubashe gusoma neza Efeso, aya matorero yose mu byayishuwe yose ari muri Turkiya yose. Nusura Turkiya sindahagera, ariko naro ndakora research, nkora étude biblique, nza gusanga Efeso yari iri muri Turkiya, iri muri Turkiya. Cyangwa se abantu bize histoire, icyo bita Empire Byzantin, ngira ngo mwarabyize. Yesu ashimwe cyane. Noneho Paulo avuye Korino ngo agenda ajya muri Efeso, ajya muri Turkiya, ahatangira itorero. Iri torero niryo torero ryonyine ritagira umugayo. Andi matorero yose Imana yagiye yanenga. Ariko Efeso Imana iha imbaraga Paulo yubakira itorero, ngo yajyaga abyigisha abantu, abagabo 12, hanyuma nimugoroba bagakora ibiterane. Uyu mugabo yitondera amakosa yose yagiye akora. Iri torero rya Efeso niryo Yohani yapfiriyemo. Iri torero rya Efeso niryo Bikira Mariya, ariho bavuga Mariya ariho yapfiriye, niyo bamuhambye. Mariya ntago yagiye mu ijuru. Iri Assumption barabeshya. Mariya yapfiriye Efeso ari kumwe na Yohana. Iri gisezerano ryasohoye igihe Yesu ari ku musaraba, yaravuze ngo mwana dore nyoko, nawe wa mugore we dore mwana wawe. Bajyana Efeso. Bajyanye Efeso niho bose basaziye. Iri torero ryari rifite umushumba witwaga Timoteyo. Yesu ashimwe cyane. Kandi iri torero ryari rifite bishop wari uyoboye amatorero witwaga Polikarpe. Yesu ashimwe cyane. Paulo yubakira itorero, yagiye areba amaherere, kuko Paulo iki gihe yarasigaje igihe gitoya kugira ngo abe captive, bamwicira i Roma. Rero yaritonde. Niryo torero ryari rifite amahoro, ryari rifite urukundo, ryari ryuzuyemo imbaraga, ryari ryuzuyemo umwuka wa discernement. Bavuze ngo ntago zigeraga byemerera abahanuzi b'ibinyoma cyangwa abigisha. Wajyaga kuza wabwiriza gatoya gusa, gataba uruwavre cyangwa uruwafo, bagati pastor uriya muntu watuzaniye uyu munsi ni ukuri ni igicupuri, agiye gukubita uburigonde, agahita baguseza. Niryo torero ryonyine uze gusoma ryari ifite abantu bafite discernement. Cya kabiri, bafite umwuka wo gushira amanga, melancre de stalibra, wo kwanga icyaha no kwitandukanya n'icyaha. Ngo nziko ufite umuhate, nziko kandi utemerera abanyabinyoma kugira gute kuza muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Itorero rya Efeso kandi ryari rifite ikibazo kimwe kigoranye cyane. Nariyo ndiga ndareba ukuntu iri torero rimeze, ndaryitegereza nshaka kugira ngo numve ukuntu itorero rya Efeso ryari rimeze. Noneho itorero rya Efeso nza kubona neza risa n'agace ka Nyamirambo. Hari ibintu bigera ku 10 itorero rya Efeso ryari rifite. Itorero rya Efeso ryabaga ku nkombe. Jye nabaye muri Zanzibar, ahantu bita Stone Town, capital ya Zanzibar yitwa Stone Town. Ikintu cya mbere Efeso yari ifite urujya n'uruza rw'abantu, abaturiste benshi. Ikintu abaturiste bazana bishop ni imyuka n'imico yaho bavuye. Muri Efeso rero niko ari hameze. Ariko bahasanga umugabo wahamagawe n'Imana, abaconnecta umuco w'Imana. Iyo witegereje Nyamirambo, niba hari ahantu hatuwe n'ingeri zose z'abantu bavuye isi, ni Nyamirambo. Ariko ndumva Imana igiye kuhazana igicaniro gituma abantu bageze Nyamirambo bahita bahinduka bakaba bakristo mu izina rya Yesu. Icyo ni icyambere. Abaturiste benshi, nangiye kuvuga ku baturiste, reka mbihorera abaturiste. Cya kabiri, wari umujyi wa business. Aba businessman
bazaga buri munsi bagataha. Wari umujyi wa kane ku isi, nk'uko bavuga uyu munsi London, wavuga New York, wavuga Tokyo n'iyindi mijyi. Uyu mujyi wa Efeso nawo wari umujyi wa kane muri icyo gihe kumenyekana no kwamamara. Bwana sifesa, muranyihanganira kugira ngo tuvuge kuri Efeso. Ntago wavuga kuri Efeso, ntago wakumva uburemere bw'izi imbaraga Yesu. Paulo yanditse mu gice cya 6 ngo turwana n'imyuka utabanje kumva ibintu byinjiraga muri Efeso. Yari ifite no kuvuga ngo marchandise zose zajyaga muri Afrique, mu mujyi wa Alexandrie, aho biti Cairo uyu munsi, zacaga muri Efeso. Iziva muri Afrika zijya muri Aziya zacaga muri Efeso. Urumva ni ahantu hari transaction zikomeye cyane. Icyo ni cya 3. Ikindi kintu cya 4, Efeso yari ifite cyari gikomeye. Efeso yari ifite urusengero rwitwa Diane cyangwa Artemis. Uru rusengero rurimo ibintu bitatu ngiye kuvuga. Uru rusengero nirwo rusengero rwabayeho rw'ikigirwamana cy'Imana y'ingore, rwasengerwagamo. The same time niyo habanje banke mondiale. Kugira ngo wumve Efeso uko ntavuze hano nkaza kubwiriza byagorana. Imana iha umugisha umukozi w'Imana Steven, Imana iguha umugisha, twakubonye, Imana iguha umugisha cyane. Artemis cyangwa se Diane nirwo rusengero rw'abaga Efeso. Turaza kuhasoma mu byakozwe n'uwa 18. Uru rusengero amafaranga yose babikaga yose, twavuga ko uyu munsi Banque Mondiale iba Geneve mu Busuwisi, ariko niyo Rothschild ajya gukora banke bwa mbere, kuko yabanje mu Bwongereza, yabanje kwitegereza Efeso abona ukuntu babitsa amafaranga. Icyo gihe ntago babikaga inoti, babikaga ibiceri bya zahabu. Rothschild uyu muyuda ari mu miryango 33 itegeka isi, Yesu ashimwe cyane, niwe warebye banke yitegereza system bancaire yari muri Artemis ya Efeso, arayifata yijyana mu Bwongereza, batangira Banque Mondiale, system bancaire, batangira abakontable. Ikindi kintu cyabaga muri urusengero rwa Artemis, bavuga yuko mythologie grecque ariho urusengero rwa Diane, bavuga yuko ngo muri urusengero ngo niho isi yatangiriwe kuremwa. Nukuvuga ngo uyu mugore, ngo haje umugore mythologie grecque, ngo abyarira uyu mwana witwa Diane, ngo amubyarira muri Efeso, bahita bubaka icyo gigirwamana cy'urusengero cyitwa Diane. Iki gigirwamana cyitwa Diane cyangwa Artemis, Bibiri ivuga uzagisanga muri Ezekiel bakita Tamuzi, ngo ni umugore ufashe umwana, ukikiye umwana, ngo ufite n'inyenyeri 12. Nicyo cya gishushanyo mujya muri Eglise Catholique, kiriya gishushanyo mubona kiri nicyo cyari muri Efeso. Irangora mukunda amateka, murabyumva cyane. Nukuvuga ngo nakubwiye aya mateka ntago wakumva izi imbaraga Paulo yarwanye nazo, ntago wazumva. Icyo gishushanyo bashushanyaga gutyo, umucuzi wacu yitwaga Dimitriyo, ngo Paulo ngo hagere arababwira ngo ntago duvuga imana z'ibishushanyo, ahubwo turavuga Yesu wapfuye akabambwa akazuka, uwatsinze urupfu na kuzimu. Ntago ari igishushanyo, ntago bamushushanya, ntago bamwanura, ntago bamutereka ahantu, ahubwo ni muzima uko yarari niko akiri, azaza gutwara itorero. Naho Diane we uwo nguwo ntacyo azamara. Icyo ni ikigirwamana. Umucuzi witwa Dimitriyo muri Acts of Apostles 18:18 ibyakozwe n'umwa, ngo akusanya inama, aravuga ngo murabona ko business yacu ihombye. Niko havuze ngo murabona ko ubucuruzi bwacu buhombye, ngo kandi si twebwe gusa muri Efeso, ngo ahubwo na Aziya yose ntoya yose irafashwe. Ngo batangira kurwanya Paulo, ariko Paulo niho hantu honyine Paulo ngo bafashe igitambara bakajya bagikoza ku mubiri we bagakiza indwara. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo ibikurwanya ntago bizagushobora, ahubwo Imana yaguteretse aho hantu ije kuguha imbaraga, ije kuguha imbaraga, ije kuguha imbaraga, ije gutuma ibyo
ibyo bintu byose ubinesha mu izina rya Yesu. Ikindi kintu, uru rusengero rwa Diane ruri mu bintu birindwi, les 7 miracles du monde. Harimo jardin ya Salomon, abantu bize histoire. Uru rusengero ruri mu bintu birindwi byari ku isi byari bitangaje cyane, ngo kuko inkike z'urwo rusengero, uyu munsi dusigaye amarangi ngo bayita wizagadi harya, amazi ageraho nta, ariko urwo rusengero rwo ntago basigaga amarangi yo kwanduza, nta nubwo barwambikaga za makete n'ibiki, nta nubwo barwambikaga za wizagadi, ngo rwari sire par l'or, rwari rusenesheje zahabu. Buri nkike y'urwo rusengero yari isenesheje zahabu. Kindi kintu cya gatatu, kuri ubwo butaka bwa Artemis cyangwa Diane, aho bwari bwubatse, hari itegeko rimwe rivuga ngo umujura cyangwa umwicanyi iyo ahahungiye ntago bamwica. Yari indiri y'inkozi z'ibibi n'abandi bantu babika ibintu byabo byinshi. Ariko Paulo ahageze aravuga ngo je kuvuga Imana yaremye isi n'ijuru. Ntago ari umugore wabyawe muri Efeso watumye haboneka isi, ahubwo hari Imana mbere na mbere hariho Mana. Ngo kandi iyo Mana ni byose yaremye ibiboneka n'ibitaboneka, ngo kandi ijambo yahoranye nayo. Aravuga ageze ku murongo wa 12 Yohana, aravuga ngo kandi abamwizeye bose bakemera izina rye, ngo yabahaye abana kwitwa abana b'Imana, ngo yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Reka nkubwire, sinzi amateka yawe, sinzi ibyagukandamije, sinzi ibyagufashe, ariko uyu mugoroba Imana iguhaye ubutware bwo gukubita ayo mateka hasi. Imana iguhaye ubutware bwo kumenagura ibyo bintu byose. Imana iguhaye ubutware la cataliver melangro destaza. Yo Yesu kiraba kwiringiraga bari mu mahoro yo, tugufite nitwifuza undi murengezi. Imisozi tararemwa, isi tarabunga, uhereye kera kose uruko wahose. Haleluya, haleluya. Paulo ngo agere muri Efeso, yitegereza mbuteyaje ziri aho ngaho, areba ibintu systeme bancaire, areba urusengero kurandi rw'ikigirwamana, aravuga ngo hari Imana tuzi nahuye nayo. Reka nkubwire, Imana iguhaye kuvuga Imana wahuye nayo, atari Imana wumvanya abandi, atari Imana wabonanye abandi William. Imana iguhaye kuvuga Imana yawe, Imana iguhaye kuvuga amashimwe yawe, Imana iguhaye gutsinda urugamba warwanaga, Imana yakuneshereje, Imana iguhaye kwicara mu ngamba zavuga ibitangaza by'Imana, ukavuga Imana. Yesu Yesu aya, Yesu 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 Yesu. Turwana na prince ibikomangoma. Igikomangoma ni iki? Ni umwami utagira hatura. Ni umwami atagira hatura. Iyi myuka ingahe tugiye kuvugaho, ni umwami utagira ahantu atura. Uyu mwami icyakora niki? Ahora agenda azembagira mu mafamiye kuva isi yaremwa, agashaka famiye yaturamo. Ntagira hatura. Satani ntagira hatura, ahubwo iyo abonye ahantu hari umuryango exit arinjira agaturamo. Iyo amaze guturamo aza ari igikomangoma kikaza guturamo aho ngaho. Igikomangoma kitagize aho kiba, kikazagira gute? Kigafata ikibanza. Cyamara gufata ikibanza, kigasuzuma muri wowe karandi ba muri wowe, ni karandi y'ubusambanyi, kigeta kihengekera aho ngaho, kigavuga ngo aha ngaha shingiye ku bya basekuruza baciyemo, shingiye ku bya nyirakuruza yaciyemo, yapfuye nta mugabo umushatse, aterwa inda mu gatsata, ategindwa mu rubonobono, mukamenge barayimutera. Shingiye kuri ibisiti, ngiye gufata iyi territoire ndayifashe. Ukajya ubona umukobwa ni mwiza, ariko
nta mugabo umutwara ngo bajye kubaka, ariko miroji nukuri amaze kurara mu maroji menshi. Muri welcome yaraharaye, muri karibu yaraharaye, muri songa mbere yaraharaye. Yaraharaye muri bugufi, yaraharaye muri Rwazire, yaraharaye. Abantu babona ari ni ikinyabugingo kitari cyo kujya mu rugo, ahubwo ni ikinyabugingo, ni ikinyabugingo cy'amapasi. Ni amapase gusa. Uyu munsi yakwiswe pase n'umunyafrika y'epfo, ejo azakwitwa pase n'umunyanigeria. Ukajya wibaza ngo ni iki kintu iriya famiye ni iki gituma bagira abakobwa beza, gituma bagira abasore beza, ariko ntibashake bakajya babazanira abana ku marembo. No, hari igikomangoma cyicaye mu ngaho. Kandi nkwibutse ko igikomangoma ntago kirukanwa n'umuntu ubonetse uwari we wese. Mushumba, igikomangoma ntago kirukanwa n'umuntu ubonetse uwari we wese. Nawe bisaba ko revo y'amavuta yawe uburi igikomangoma. Niyo mpamvu ujya kwirukana daimon ngo abasore babene skewe ngo bakora nk'ibyo Paulo yakoze, ngo bajya kwirukana. Uramubwira ngo ariko ngo Yesu turamuzi. William ati na Paulo turamuzi mama, mwebwe muri bande, vous êtes qui, who are you? Bari bakadogo bagiye kurwanya general. Uyu munsi hari imbaraga Imana ikuzamuyemo zo kugira ngo kubita icyo gihanda cy'iwanyu. Wono umwuka wa mbere. Umwuka wa kabiri twasomye ngo turwana n'abanyabutware. Igikomangoma kimaze kuza hahita haza abanyabutware. Aha niyo Paulo yavuze ngo ngambirira gukora ibyiza, ariko ibibi bikanga bikantanga imbere. Yesu arangije avuga ngo mbese hari umuntu wajya mu nzu y'umunyamaboko ngo ntabanza muzirike ngo abone gukuramo ibyo byose. Ugasanga disi umuntu yarakijijwe, umukobwa ni mwiza, umusore ni mwiza, ariko agira akageso ko gukorakora kandi yarakijijwe. Agira akageso ko gusomana n'importe où n'importe quand, uwo bahuye nawe yamaza kumwakiriza n'akageso nk'ako ngaho. Ntugire ngo niwe, no, ahubwo ni imbaraga z'abanyabutware zagize gute, zaramudadi. Gukizwa yarakijijwe, umwuka we warakijijwe, ariko asigaranya akageso, ayirirwa gwana nako. Ugasanga yakise no mu rusengero, ariko nigeze kubabwira rimwe, nkunda kuvuga ubutumwa shiramo ubuhamya bwa nakundaga club bikomeye kuko njye nakijijwe ndi umwana wo mu mujyi. Nkunda kabyiniro, abiki gihe asigarimo jugumira, ariko uyu muhanzi nawe ibishtu jugumiza ni byinshi, urangije uhimba n'indirimbo yo kujugumiza abantu. Ndako sti ibitujugumiza ni byinshi, turabana tubareze tukajugumira, ukanga ukabana ariko ukajugumira. Ujugumira uri hanze ya club, nugera no muri club bakujugumize n'ukuri, bakujugumize n'ukuri. Oya reka babwire, nushaka kureba systeme y'isi uzajya usoma indirimbo na title na lyrics zayo, uzajya wumva the spirit behind. Yes, ashimwe cyane. Icyacu hariho sunda barazisi, barabizi, sinabikorera ugatuti reka mbyihorere, ariko reka nkubwire ukuntu nanjye byari bimeze. Ngakunda gukizwa, ngakunda barokore, ngakunda indirimbo zabo, ngakunda uko babwiriza, ngakunda kubona imbaraga zima, ariko byagira kwa gatanu nkumva ndashirira, ndio ndajugumira William nkajugumira kandi ari kwa gatanu, nkajugumira kandi amaveye yakubise. Kandi icyo gihe twe twakijijwe hari imbaraga z'Imana, ugera hariya bagatavuga ngo warajugumiye subirayo bakagucisha mu madirisha. Imana yacu tuyihe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Reka rero rimwe sasa gasopa izaza. Ahandi
je nazoga nanywe nicaye kuri comptoir gutya kubita indirimbo ubundi amasaha ya club ni saa 7 kugeza saa 9 muri hano ubona umubyinnyi ubyina saa 10 buryo mayakwa n'umuvumzi umuntu wigurira ni saa 7 saa 9 basohotse nayo masaha nuko ngeze hagati akaririmbo karaza aba DJ murabizi kwa kundi indirimbo zikubita harimo akantu kakanya gasigaramo ndangije kugira ngo mvuga ngo hey ndavuga ngo Yesu we ya abakobwa ibinyabugingo byari bicaye ku ruhande rwanjye bavuga ngo dore umupasiteri wacitse kanisa ati hano uravuga Yesu hano mukabyiniro hangaha turajugumira uravuga Yesu tugakunda Imana ariko tuboshwe n'imbaraga ndavuga jewe sinkuvuga wowe tutagira intambara tugakunda Imana ariko tuboshwe n'imbaraga ntuzarenganye umuntu hanura narangiza ngo agutuburire no jya umenya yuko aziritswe n'imbaraga ibinyembaraga biracyamuziritse impano no kuzirikwa biratandukanye umuntu ashobora kuvuga ubutumwa ariko akiziritse umuntu ashobora kuririmba mama ariko akiziritse umuntu yaba umuhanuzi ariko akiziritse umuntu yaba umupasiteri ariko akiziritse uyu munsi turaza kugira ngo ma icyanziritse sinkizi naho nazirikiwe simpazi ariko nzitura igihe cyanjye kirageze igikomangoma cya gatatu tumaze kuvuga abategetsi bafite ubushobozi the rules abategeka b'iyisi iyi si igidukandagira iyi si igidufatira ibyemezo si twe twa mbere dufatiwe ibyemezo ahubwo na Paulo yarafashwe arafungwa Yesu ashimwe cyane Bwana sifiwe sana niyo mpamvu Paulo yavuze ngo dusengere abategetsi iminsi yose ngo kugira ngo igihugu kibe hehe kibe mu mahoro Yesu ashimwe cyane Yesu nibi ngibi yavugaga hanga nibajya gufata imyanzuro bafata imyanzuro mizima nibajya gufata imyanzuro bafata imyanzuro itatubangamira nibajya gufata imyanzuro bajya gufata imyanzuro iri favorable no kubarokora Yesu ashimwe cyane igikomangoma cya kane ngo ni imyuka y'ahantu ho mu kirere mibi imyuka y'ahantu ho mu kirere mibi cyo bitabaroze croix freemason illuminati n'abandi iyo myuka iraguza bareba mu kiganza bakareba Yesu ashimwe cyane Paulo rero ajya kuvugana n'itorero rya Efeso ibi bintu byose byari bihari hari uburozi hari abakonikoni hari imbaraga zari zikomeye ariko Paulo arangije yandika urwandiko iki cyanditswe kuri chapitre ya 6 aravuga ngo ntago ducirana n'abantu bambaye inyama ntago ducirana n'abantu bambaye amagufa ntago ducirana n'abantu bize ntago ducirana n'abantu b'abasirikare ahubwo ducirana n'imyuka ahubwo ducirana n'abatware ahubwo ducirana n'ahantu ho mu kirere Yesu ashimwe cyane nababwiye ngo naro ndeba Efeso itorero rya Efeso sanga neza uri compare nk'itorero riri muri Nyamirambo neza urujya n'uruza rw'abantu bakira rugendo za visit Rwanda amaresitora ma visit Rwanda ni byose birahura bibona byose ruzuyemo n'iki byose ariko naho hari n'imyuka mwuka ukomeye cyane hano ahangaha hari umwuka ukomeye cyane rero ndakurikirana amateka ndavuga ngo kuki bahise Nyamirambo sanga ngo ni intambara yabaye ku gihe cy'abanyoro ngo bateye Rwanda ngo umwami ararwana barabica ngo hano haza imirambo myinshi cyane haza amakadavre ngo bahita Nyamirambo Yesu ashimwe cyane Bwana sifiwe sana rero ugomba kumenya ikintu gifashe famiye yawe gifashe umuryango wawe uko muri icyo kintu gifashe famiye yawe nicyo kintu gituma utagera ku cyerekezo cyawe cyafashe so gifata nyoko wanyu gifata nyogosenge gifata so wanyu gifata sogokuru wawe ndagira nkubwire ngo uyu munsi muri aya masengesho kiri bukure kure ukundi yo ndabwiriza gutya buri muntu araza kwisuzuma
turaza gusenga saa 9 zigiye kugera. Uraza kureba igihanda gihagaze muri famiye yanyu, uragifata uvuge ngo uyu munsi ndagufasha. Umaze imyaka, umaze igihe ungendaho, ariko today, uyu munsi ndagukubita hasi mu izina rya Yesu. Uru rusengero rwa Rutemi rwaje gusenywa n'Abaroma, rurasenywa barongera barwubaka neza cyane. Icyo gihe barwubaka rero nicyo gihe Paulo yari agiye kubabwiriza ubutumwa, ajya ku mugabo witwa Turano. Uyu mugabo witwa Turano turamutse tuvuze Efeso, ariko nakomeje kubabwira ibintu byinshi ntabisoma biragora. Reka byo mu byakozwe n'intumwa kugira ngo turebe umugabo witwa Turano. 19 ku murongo wa 21. Ibyo bishize Paulo agambira umutima we wo kujya i Makedoniya, akaya ngo ajye i Yerusalemu, yibwira ati nimara kugerayo nkwiriye kureba i Roma. Naho atuma abamufashaga babiri aribo Timoteyo na Erasto kujya Makedoniya. Ubwo asigara ari muri Aziya amarayo indi minsi. Icyo gihe habayo impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Dimitriyo, wa mucuzi wa rwa rusengero witwaga Dimitriyo, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza y'ibishushanyo by'urusengero rwa Rutemi. Urusengero rwa Rutemi nirwo rusengero rwari muri Efeso, twaruvuzeho. Akitso akangurira akungukira abacuzi benshi, nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga. Arababwira ati, mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Paulo uwo yoheje abantu benshi akabahindura ati imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Nuko uretse umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa, n'urusengero rw'Imana kazi ikomeye ya Rutemi narwo rwahinyurwa. Kandi iyo abo muri Aziya bose n'abari mu isi yose basenga, yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Urumva urusengero rwari ahantu muri Efeso, rwa rusengero twavuze, rwa rusengero rwungukiraga abantu, rwa rusengero rwari rufite profi ku bantu. Paulo hageze ibyari indamu zabo Paulo arabisenya. Ndagira ngo ubwire ngo iyo umuntu ababaye hari undi muntu aba yunguka. Ndavugana nawe bababaje igihe kirekire, inyungu bagiye bagukoreraho, uyu munsi tugiye kuzisenya, nawe ugiye gutangira kongoka. Reka nkubwire akantu kamwe gakomeye cyane. Iyo ukabengwa utabigizemo uruhare, hari undi muntu uba uri urakora mariage mu gihe cyawe. Iyo usaba akazi ntugahabwe, hari undi muntu ugasaba ujya mu cyimbo cyawe. Nta myanya ibiri ibaho. No. Imana ire mu mwanya iniki. Hari umwanya wa Steve, hari umwanya wa Adamo, hari umwanya wa William, hari umwanya wa Bishop. Twese buri muntu afite siti. Iyo utari wakagera muri siti yawe, umenye ngo hari fuite, hari umuntu yicayemo. Uyu mugabo witwa Turano tuza gusoma mu kanya mu byakozwe mu 18, yari umugabo mu filosofe, ariko ngo yumve inyigisho za Paulo. Uyu mugabo arahindukira, niwe mu filosofe wazanye inyigisho zitwa tyran, kwica, zo gukandamiza abantu, oppress. Yabaga muri Efeso, yari umugiri cy'umugome, yumvaga ko revolution zose zabaho ku isi ari ugukandamiza abantu. Oh my goodness, ko mutakaye. Ndavuga Efeso, ntandi ndavuga. Umva imyuka yari muri Efeso. Uko ntago wavuga Efeso utavuga imyuka, umenye ngo ibi komangoma aho byarwaniraga birwanya umuntu umwe. Ibikomangoma bigeze kuri 6 bikarwanya umuntu umwe. Ndagira nkubwire ngo imbaraga zaguteye zirusha ubwinshi wowe, ariko ugiye kuzinesha kuko uri muri wowe. Uri muri wowe yanesheje amabatayo, yanesheje amaregiyoni, yanesheje ingabo, yanesheje abadayimoni, yanesheje ikuzimu. Ndagira nkubwira ngo uri muri wowe niwe agiye kunesha abo bantu bose. Afata iryo shuri rya Turano, Paulo arigira Eglise, akajya aforma abantu mu gitondo, nimugoroba agakora ibiterane.
Efeso yari ifite ibintu bigera kuri 5 yari izingatiye ubucuruzi, yari izingatiye système monétaire, yari izingatiye système église, yari izingatiye education, yari izingatiye n'ikintu cyitwa entertainment cyangwa se tourisme. Ibintu 5 byose byari muri Efeso, ariko biri munsi y'ikigirwamana cyitwa Artemis twasomye, imana y'ingore. Uyu munsi imbaraga zigutsikamiye ni ikigirwamana si Imana. We waje gusenga uyu munsi Imana nzima, reka icyo kigirwamana gihure n'Imana. Uyu munsi Imana waje gusenga nzima, icyari kigutsikamiye ni ikigirwamana, ariko reka gihure n'Imana nzima. Imana nzima igisenye wakira umugisha wawe, Imana nzima igisenye wakira umugisha wawe. Umunsi umwe twari muri chômage ikomeye, tumaze kubyara umwana wa mbere. Muri covid bahamagara madame gukora akazi, bahamagaye madame gukora akazi. Arabyuka mu gitondo agiye koga, akandagira hejuru ya fosse septique, ihitira riduka, akaguruka kugeza hano kose kari muri fosse septique. Umve niwo munsi agiye kwakiraho kontra, ni nawo munsi fosse septique iridutse. Am I speaking to people? Ndio nabwira abantu. Bishop, niwo munsi madame agiye kwakira akazi, ni nawo munsi fosse septique iridutse igarukira mu itako. Kontra ivuga iki? Ivuga yuko iyo wamaze gusinya kontra ukagira ikibazo gifata amezi 6, umukoresha wawe akubarira amafaranga y'amezi 6 bakayaguha, bagatwara akazi ka. Siko ivuga? Ndabona arimo abantu bize babonye n'akazi, Imana ibahe umugisha. Niko kontra ivuga. Ubundi bagasubiza akazi ku isoko, bagapigana abandi. Niko byari bigiye kugenda. Arambwira ngo Adamo ndavunitse. Ndavuga ngo no, ntago wavunika, ejo uzatangira akazi. Azamura akaguru, hariho ferabeto zishinyitse, akaguru ni katoboka. Namwe murabiza, reka mbyihorere acane ya cepa. Ferabeto ni zatobora akaguru, ferabeto azigwamo, aho zagarukiraga niho akaguru kari kafatiye. Hejuru ni munini, umve poa ukuntu yamanutse atiramiye, akaguru kagwamo. Ferabeto n'ibisongo byari biraho ngaho bifashe buhoro buhoro, couverture ya fosse septique ntizagira uzo jijomba, asohoramo akaguru neza neza, aragasohora. Narivuze ngo muri uyu mugoroba igihanda cyagufashe ugiye gusohoka uri muzima, igihanda cyagufashe ugiye gusohoka uri muzima. Abantu bakwitege, amaso yawe ni mazima, amaguru yawe ni mazima, amaboko yawe ni mazima. Retoso ugiye gusohoka muri iyo ndwara, ugiye gusohoka muri icyo kigeragezo, uzaba utarwaye, uzaba uri muzima mu izina rya Yesu. Arasohoka, ndebye akaguru ukuntu gasa, mwoza akaguru kose. Arangije hari dimanche, lundi ajya ku kazi. Buri munsi twacaga hejuru yo fosse septique, ariko ibintu byose bigira amatwi Steve. Umunsi yabonye akazi fosse septique yaravuze ngo nanjye ngiye gutoboka. Ndashaka kuvugana n'imyuka igufashe igihe kirekire. Amahirwe agiye kuza, ntago uzagwa muri fosse septique, ahubwo ugiye kujya mu kazi. Ndavugana nawe wa mugabo we ntazi, umaze igihe utakaza amahirwe, ariko reka nkubwire, ayimana mu kanya tugiye gusenga igiye kukuremera. Mela kuti sali predefon metika dele pradestan salima, ugiye kuyicaramo kandi umeze neza. Bari bazi yuko muri icyo kigeragezo uzacika akaguru, bari bazi yuko ugiye gukurwamo amaso, niba hari ikintu kiryoha mu buzima ni ukubona umurokore utabawe afite fresher.
baba bashaka kubona mama tere, baba bashaka kubona karokore kaje kadafite plante, kadafite igisuko. Ariko reka nkubwire, Uwiteka nazagutuma ugaragara imbere y'abantu rata celebro. Baba bashaka kugira ngo bakubone uko bakubona, ahubwo Imana igiye kugutunguza igitangaza. Ugiye kubajya imbere, ugiye kwerekanwa usa neza. Bagiye kukubaza ngo bagahe, wowe uribwira yuko iminsi umaze utazi salon de coiffure, wahinguka mu bantu bafite amaplante na za rakoke zihengamye ukuntu ati aka gaturage gaturutse. Ariko dore Imana igiye kuzamura. Uretse ndaguha promotion yo kuyakoma, Imana igiye kuzamura. Iravuga ati no, ihitire mu muntu. Kavuga ati no, genda umwana wanjye umumanurira umwenda. Ntiguha umwenda wavuye kuri mode, iguha umwenda uri kuri mode. Toya, buretse gatoya. Number 2, mushakira urukweto rujyanye n'igihe. Icya kabiri, afite repuse nyinshi n'iz'imyaka myinshi. Repuse zirimo n'iz'imyaka myinshi, ntago zirumva seshi. Mufate umujyane muri salon. Bwana sifiwe. Ndaguha promotion yo gukoma amashyi, humura. Noneho wagera muri salati, si ibyo gusa, hari abakongomani bazi koza ibirenge, niba byose ugashyira hari bakabisiga bien. Yesu akubwira ati ejo nakazi, mu gitondo kare ukitera amazi nk'uko byari bisanzwe, ukambara rwa rukweto rwawe, ukambara na mwenda wawe, ukiteodora bisanzwe n'agasakoshi, ugatonda ukazi n'abandi. Bakajya babazanya, uretse gatonda gwa promotion, bakajya babazanya uriya mukozi mushya ateye aturutsa he. Wabwira abantu ngo umaze imyaka 10 udakora, bakavuga ngo urabeshya. Izi fresher ndagira nkubwire ngo ugiye kuboneka. Koma amashyi noneho. Ugiye kuboneka, nta mwotsi ukunukaho. Ugiye kuboneka, nta vumbi rikuriho. Ugiye kuboneka, utambaye imyenda icikaguritse. Ugiye kuboneka, uri kuri standard y'abakozi bakora, wowe utarakoraga. Haleluya. Bakavuga ngo wowe wakoraga he, wabaga he Steve, wabaga he Adam, wabaga he. No, twari hano, ariko twari mu ishuri ry'Imana. C'est tout. Kandi Imana mu makosa itakora, c'est que j'ai vu et j'ai réalisé. Icyo nabonye nicyo nizeho. Ntago Imana yagusohora umeze nk'imbobo, izagusohora uri igikomangoma, izagusohora uri umwami, izagusohora ube rakisalepa, izagusohora usa neza, izagusohora abantu bavuga ngo niwe cyangwa siwe, niwe cyangwa siwe. Mu bintu Imana itakora nabonye bishop, ntago Imana yagusohora umeze nkaho uturutse. Juste. Ndabona kurabarigana ko abana b'Imana. Ndabona gusoho igihe kirageze. Usohotse muri iryo tanura. Kandi usohotse udasa n'itanura. Ntago usa n'imirayo mu itanura, ahubwo usohotse usa n'ubwiza bw'Imana. Lela pali brede soko de brede vandele mandesta kari. Madame ageze ku kazi, hari umutipe Yesu amuvuga ngo urana umukobwa wa, kandi tumaranye imyaka 13. Atavuga ngo ngo fille bitese. Agati non, je ne suis pas fille, je suis une femme. Umuntu amaze hafi 7 ans ari mu butayu bubi. Sizibagirwa umunsi umwe yaratwite. Abagore batwite bagira ibyabo, akumbura isome. Namubwira nti se urazikumbura, tuzikure he? Ntavuga butumwa mfite uyu munsi ngo waduru rwandiko rw'abera. Niko tubivuga na ba Steve. Ntaryo wihangana. Ati ngene isome wa mugabo, wakwihanganye ko ntavuga butumwa uyu munsi dufite. Nta rwandiko ruhari, sanzwe nduzana ariko ntarwo. Umunsi ukurikiye mfite ivuga butumwa, ndagenda nabivuga, duhaye isombe. Urubwo butayi duteka isombe zanga gushya.
zigakatara bien. Bishop zigakatara. Madame araza arambwira ati ya makara twaguze isombe reka da. Urashaka tuyakureze. Madame ati none se muri zanzandiko yose nabwo yose naguha. Ati rero ziri ati rero tuyasigaye ikintu kimwe. Zika ture musi igitanda ko nta biceri byaguyemo. Twakuye isaso na matera duhasanga igiceri kimwe kija. Icyo gihe amakara yaguraga desa aya make. Tuvuga tuti amana tubonye igiceri kimwe. None nabwira madame none wowe musi igitanda yabonetse igiceri kijana. Reba mu mbumburi zawe mu isakoshi. Buri abagore bagira isakoshi zigira imifumo imifuko myinshi kandi hari igipfumuka. Isakoshi y'abagore ndazikunda zipfa gasoni. Iyacu zirapfumuka iyo umupfuka watoba turapfubuka amafaranga akagwa ariko izabo arapfumuka akagwa hasi muri kuverti. Nireba neza ko we nawe mu gihe ufite amafaranga ko nta biceri byasigaye. Arakunkumura akajya yumva ibiceri ariko gashaka mu mifuka akabona ntago biboneka. Arebye akuramo igiceri kimwe cya senkani bishop n'ibiceri bibiri bya 20. Amakara yanga kugira gute? Yanga kuzura desi. Kandi ubwisombe murabizi ingeso isombe zigira iyo zipfubye zisubira ibubisi. Ni nziza isombe ziraryo ariko iyo zipfubye zisubira kugira ngo uzazicani zisubira ibubisi. Twashatse ibikarito twimukanye muri iyo nzu dushaka ibibabi aho twari dutuye. Ndangije ngiye kubona mbona ahantu nashize ibintu by'ibikamambiri byacikaguritse. Fata za kamambiri turashiramo. Kubw'amahirwe turazirya. Kuzanukaga umoja. Ndangije mbwira Imana agoma ko kwa data hari imodoka. Ko nize ngenda ni imodoka. Mama Jane umbyara hahora isombe sinigeze mbona isombe zipfuba. Navukiye mu bacuruzi mu bakire. Mana niki urashaka kuncura umvane miki. Ariko Imana avuga ngo ngewe nkunda bankunda kandi abashakana umwete azambona. Irambwira ngo zakugirira neza Adamu y'amateka uzayibagirwa. Yego ma ubuze kutugirira neza muri izi sombe zishishwe na umoja. Niki gituma utubabaza bimeze gutya ko atari gwe tuzazana imperuka. Irambwira ngo no hari icyo ngucuramo ejo hazaza uzabera abantu umugisha mwinshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Ayo na amateka yibagiranye. Uyu munsi ibyo ngibyo byaribagiranye. Uyu munsi dufite umwana wiga Cambridge. Uyu munsi dufite umwana wa kabiri ani wazajya kwiga Cambridge. Ibyo byo kugwa mu cyobo mu gamera byibagiwe. Uyu munsi naje kuvuga afite mission yagiye muri mission nanjye naje muri mission ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Twarabyibagiwe. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi hari amateka ugiye kwibagirwa. Icyo gihanda nikivaho hari amateka ugiye kwibagirwa. Icyo gihanda kigiye kukuvaho hari amateka ugiye kwibagirwa mu izina rya Yesu. Nzibagirwa umunsi umwe twagiye kuvuga ivuga butumwa n'undi mugabo batwima gatuti. Amaze gutwima gatuti imvura iratunyagira koko. Iratunyagira nageze mu rugo saa 7 z'ijoro. Kubera kugenda n'amaguru. Madame arangije arankingurira. Arambwira ati umunsi ivuga butumwa banza ryagenze nabi. Ndambwira ngo ryagenze nabi ariko Yesu ari kumwe natwe. Humura. Cyari igihanda cyarwanyaga ubuzima bwawe. Ariko uyu munsi Yesu amanuye imbaraga kugira ngo usohoke aho ha. Humura. Nakakubwiye byinshi ariko reka ndekera hanga uhaguruke dusenga Imana. Haguruka dusenga Imana. Niturwana n'abantu bafite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka yo mu kirere. Ahantu ho mu kirere iyo myuka niyigufata ikagufata ikakuzinga ikavuga ngo ntago uzagenda. Ariko uyu munsi
uyu munsi iraza kukuvaho, ugiye kwinjira mu gika cyawe. Igihe bishop yadusengeshaga, nagiye kumva numva umuriro w'Imana hano ha. Uyu munsi nagara umunsi udasanzwe. Nagiye kumva numva umuriro w'Imana mwinshi. Numva ngo Imana igiye kubatiza abantu mu mwuka wera. Tugiye gusenga. Mukanya tugiye kwanzika, tugiye gusenga. Ariko mu bintu abashiye kubona, nagiye kubona mbona bishop kamuhanurire. Nagiye kubona mbona bishop haje umuntu araza amwambika urunigi rw'umweru. Tegereza umunsi n'isaha, ugari data wabivuze bizoshika. Umugabo w'umunyakuri, Yesu ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Zamura ibiganza byawe tugiye gusenga Imana. La partie la que les vor protestansa. Nakubwiye ngo uraza gufata igihanda cy'iwanyu. Icyo gihanda ni wowe ukizi. Lela kodo soterema. Na ndifuza ko buri muntu wese wicaye aha ahaguruka. Uyu ni umwanya uri special wo gusenga. Tugiye gufata icyo gihanda, tugiye gufata abo batware. Melangoto soto bredema, rendo skote brede vodemana, rado sote brode kotozeba. Numva imbaraga z'Imana hano hantu. Senga wirangara. Rendo sokoto zebra, rando lo brode sokodema, reto sokoriaba, ratolema ndole brode sokodeba, rebo sote borema, lende saterebo borema, rande sakatata, rababababababa, rendo zobaria mantozo, rande zekotozo reba, rendo zokotozeba. Izo mbaraga zari zarafashe ikirere, izo mbaraga zari zarafashe ikirere cyawe. Rendo sokotozo, mande zebre. Senga. Senya izo mbaraga zari zarafashe ikirere. Redo songo debra, rando so debra de kodeva, mandara bakoto, rede senterebo. Navuze ngo senga. Wibu bunebwe sotoreba, rando soto brandeba, rendo sokoteba. Buri imbaraga zagufashe, buri imbaraga zafashe ikirere cyawe, buri imbaraga zafashe ibyawe. Aya madabakata, randa sakata, rabotoreba, manda zakoto, rande bote bro, rebo kotoza, ramampapapapapa. Koroyo morero yo mose, murakakanya, rento kodeba, ramambababababa. Mana bohora, haya sarabababa. Rando soto brade mantoria, rando sokoto, horizonta zababjeye, redo sodore mantosa, rando sokota, bohora mwami w'abami data twese mojo, bohora yo makwe mwami w'aba, bohora zo finance mwami w'aba, lankoto sodeba, rando sokoto, rebo redo sokoto, rabababababa. Mana twaje gusenga, Mana turafata ibyo bintu, Mana turabihereka.